mwongeye kwirirwa nshuti za Skybox 250. Uyu munsi ku mirongo y'urugamba aha turi Bukavu mu mujyi ndani, ibintu byabadiritse byacayotse kandi irondo ryivanguye n'abajura. Ati bimeze biteka Bengela. Uyu munsi rero kuri iyi tariki ya 15 ukwezi n'ukwa kabiri w'ibihumbi 2025 ni umunsi wanditswe mu mateka ko M23 yinjiye mu wundi mujyi wa kabiri, umujyi mukuru wa Sud Kivu mu gihugu cya Republic Democratic of Congo. Rwose ibintu bihinduye isura ubwo muri iyi saha gana saa 12:30 rwose z'iyi tariki abasore b'inkorokoro rwose batagira uko basa ndetse batagira nuko bangana barinje igihiriri. Abaturage ku mihanda baruzura baravuga ngo urakoze Mana, rwose Imana ishimwe kuba tugeze amahoro. Ariko nubwo binjiye muri uyu mujyi rwose habanje haba ikintu cyitwa check up, kuko ingabo za FARDC n'iza SADC iyo bataba amaso rwose yiba 1/2 cyangwa se abenshi yiba baririmbye urwo baboneye mu mujyi wa Bukavu. Burya abasirikare ba FARDC kuvamo ndetse n'abasadeke kuvamo bari bagiye batega ahantu hose, mu nzira, mu bigo bagiye bavamo, mu bibuga runaka, hose bari batezemo ikintu bita grenade. Izo grenade bagendaga bashyira mu bisenge ahantu M23 ikwereka ko ifite gahunda, bafite ubutasi buteye ubwoba. Ibi byose nta hantu barimo kwinjira, ndetse n'umuhanda ntabwo bahise bawinjira, ahubwo hagiye hinjira bamwe umwe ku wundi, bakagenda berekana ahantu hateze, ahantu hakaba attention yo kuhegera ndetse no kuhajya. Ibi ngibi akaba ari byo rwose byari byatumye M23 itishora mu kwinjira mu mujyi wa Bukavu, aho bashutse M23 barayifenta bayereka ko bagiye, ko bahunze, ko bagize ubwoba. Mu biti hejuru, mu mazu, mu mashyamba harimo abasniper bazamuyemo imbunda rutura za BM21, BM22, za machine gun launcher zose barazamuye barestara mu musozi. Ariko ibyo byose byamenyekanye, baravuga nta kibazo, reka twinjiremo natwe nimugoroba, bagende barirasarize turireba nawe, tureba aho rivuye natwe duhite tuhatwika direct. M23 ikagenda yagera za Uvira ahantu bagiye, bagatangira gusubiranamo n'abazalendo. Ubu ngubu n'indi ntambara iriyo, abazalendo bari kubakubita bababwira ati musubire muri Bukavu mujye kurwana nabo, bataradusanga ahangaha. Nabo bakabakubita ati ntabwo ari twebwe dukeneye gupfa, mutubabarire natwe. Abasirikare rwose barifashe bahereza imbunda abana babashyira mu kigo cya gisirikare, barababwira mwebwe mwirirwe murasa umunsi wose nta kibazo, mukina n'agapira, ariko imbunda ni gutya bazikoresha, mugende mucishamo, mugende munakubita urusoro, namwe nimwe muzaba abasirikare. Aribyo byatumye umujyi wa Bukavu wose ukangarana, biriwe bahangayitse bibaza ati ese amasasa ari kuva hehe. Iyo trike muyumve neza, muyumve muyitekereze.
tureke guhereza abana imbunda ngo birirwe barasagura. M23 we nayo ziri guhobagurika igwe muri ambushi twayiteze bapfe bashire, ariko ibyo byabapfubanya, ahubwo umujyi barawutanze neza. Rwose ni ibintu bigayitse kuri leta ya Kinshasa n'umusaza ubayoboye mu mutwe Felix Etienne Tshisekedi Chilombo. Rwose arasebye, ni mu magambo make arasebye. Naho abantu barimo kwibaza ku bya Pacifique Masunzu we, uyu we mube muretse kumutekereza cyane. Bari kuvuga ashobora kuba yahungiye i Burundi, ariko amahirwe menshi ahari nuko yaba yitabye Imana. Mukomeze mukore subscribe, like na share, turakomeza tubakurikiranire amakuru agiye agezweho. Murakoze, Imana ibarinde.